ndabasuje nabifuriza ibihe byiza mwese mukomeje kujya mukurikira gahunda za The Choice TV Rwanda mwese mukurikira amakuru yacu umunsi kundi tugenda tuba updatinga mu buryo bumwe cyangwa se ubundi tubagezaho ibiba bigezweho mwebwe icyo musabwa gusa no gukanda subscribe ubundi ibindi byose bikajya byikuru uzajya bitubona notification ikumenyesha ko twapdatinze nawe uhite ukurikira amakuru yacu gatanu kuri gatanu. Murabizi ko turi mu minsi yo kwizihiza umunsi mukuru w'intwari. Turaza kugenda tugaruka ku ntwari zigiye zitandukanye. Intwari zacu ziberwamo ibyiciro bitandukanye, harimo imanzi mena n'ingenzi, harimo ndetse n'abandi benshi bagize uruhare mu bintu byinshi bitandukanye, harimo ababohoye u Rwanda, barimo banza karengane, barimo abaguye u Rwanda mu myaka yo hambere ndetse n'abandi bantu benshi bagiye batandukanye. Ariko uyu munsi munyemere twigarukire ku ntambara yo kubohora u Rwanda yatangiye mu kwakira ku itariki ya mbere mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda, aho abari bahoze ari impunzi bavugaga bati ubwo twahejejwe ishyanga reka tuze mu gihugu cyacu ducyure n'abanyarwanda bene wacu maze twunga abanyarwanda. Tariki ya mbere ukwakira umupaka wa Kagitumba wagabweho igitero cyabaye ikimenyetso kitangira ry'urugamba rwamaze imyaka 4 nyuma yuko abari bagize umuryango wa FPR inkotanyi bemeje kubohora igihugu hifashishijwe inzira y'intambara. Ingabo za RPA ishami rya gisirikare rya FPR inkotanyi kwikubitiro ryari riyobowe na General Major Fred Gisa Rwigema. Gusa ubutegetsi bwa Habyarimana bubifashijwemo n'abacancuro bwafashije gukoma mu nkokora umugambi wa RPA kuri iyo tariki. Mu gihe kingana n'iminsi 14 ya mbere y'urugamba bamwe mu bayobozi bakuru ba RPA barishwe, bitera icyuho gikomeye mu buyobozi ndetse na morale ijya hasi ku buryo bukomeye. Abasirikare hafi ya bose bari basigaye morale iracika iragabanuka ku buryo bukomeye. Perezida Paul Kagame muri icyo gihe wari majoro ku ipeti muri icyo gisirikare yahise ajya ku buyobozi azana uburyo bushya bw'imirwanire n'izindi mpinduka nyinshi zigiye zitandukanye. Munyemerero uyu munsi tugende tugaruka ku bihe by'ingenzi byagiye birangura urugamba ndetse n'amajambo menshi yagiye avugwa akenshi yagakorogoshora yari leta ya Habyarimana yasize inakoze genocide yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane. Tariki ya kabiri ukwakira hatabarutse wari umugaba mukuru w'ingabo z'inkotanyi General Major Gisa Fred Rwigema arasiwe inyabwishongezi. Ku ya kane ukwakira ingabo z'abafaransa 300 zaje kurinda abaturage babo babaga mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'ingabo za RPA batayo ya 9 zafashe umujyi wa Nyagatare. Mu ijoro ryo ku itariki ya kane bucyari kuwa gatanu kwakira guverinoma ya Habyarimana yacuze ikinyoma ivuga ko inkotanyi zateye umujyi wa Kigali bigira urwitwazo ubwo yafungaga abatutsi basaga 10,000 n'abandi banyepolitike benshi. Kuwa gatanu kwakira abasirikare 535 b'ababirigi nabo muri Zaire baje gufasha ingabo za Habyarimana. Ku itariki ya gatandatu ni ya karindwi ingabo za RPA batayo ya 4 zafashe Gabiro. Kuwa munani ukwakira nyuma y'isibaniro rya RPA Kagitumba ingabo za FAL zishe abahima 1000 bo mu Mutara bo mu bwoko bw'abatutsi. Ku itariki ya 11 kugeza ku ya 13 kwakira habaye ubwicanyi bwahitanye abatutsi barenga 400 muri komine Kibirira. Ku itariki ya 23 kwakira urupfu rwa Major Bunyenyezi na Major Bayingana ubwo bagwaga mu mutego w'umwanzi iryabega. Tariki ya 14 ugushyingo Habyarimana yemereye amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi gukora ndetse anavuga ko ubwoko bugomba gukurwa mu ndangamuntu nubwo bitigeze bikorwa. Ku itariki ya 6 Ukuboza ikinyamakuru Kangura cyashyize ahagaragara amategeko 10 y'abahutu, 8 muri yo yashishikarizaga abahutu kutagira umututsi imbabazi. Ku mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na rimwe ku itariki ya 3 Mutarama RPA yahinduye isura y'imirwano igaba igitero gikomeye mu duce twa Gatuna na
Kaniga mu rwego rwo kwima inzira ibikoresho by'ingabo za leta. Ku itariki ya 7 Mutarama abanyarwanda batari bake bakatiwe igihano cy'urupfu bitwa ibyitso by'inkotanyi. Ku itariki 23 Mutarama RPA yafashe umujyi wa Ruhengeri ifungura n'imfungwa zari zifungiye muri gereza ya Ruhengeri zitwaga ibyitso. Mu mpera za Mutarama kugira ntango zawerurwe hishwe abagogwe bo mu bwoko bw'abatutsi bari hagati ya 500 ndetse n'igihumbi. Mu mwaka w'1992 muri Werurwe habaye iremwa ku mugaragaro y'umutwe w'abahutu w'abahezanguni wiswe Sederi ni igicwa ry'abatutsi bagera kuri 300 mu Bugesera. Muri Gicurasi igitero gikomeye cya RPA cyafasha amakomine amwe namwe cyatumye abaturage basaga 350 bava mu byabo. Muri Kanama abatutsi benshi barishwe ku Kibuye. Mu Gushyingo Leo Mugesera yavuze ijambo ku Kabaya yakanguriraga abahutu gutsemba abatutsi avuga ko bazasubizwa aho yavugaga ko bakomoka muri Ethiopia banyujijwe iya Nyabarongo. Mu mwaka w'1993 ku itariki ya 8 Gashyantare RPA yigaruriye agace kanini k'igihugu iza no gusubira inyuma mu rwego rwo kumvisha amahanga ko abatutsi bakomeje kwicwa urubozo. Ku itariki ya 8 Werurwe nibwo hasohotse raporo mpuzamahanga yerekanaga uruhare rw'ibiro bya Perezida wa Repubulika y'u Rwanda ku bwicanyi bwakorewe abagogwe muri prefecture ya Gisenyi ndetse na Ruhengeri. Ku itariki ya 7 Mata guverinoma yakiriye iyi raporo inahakana ko byimazeyo imaze ibyari muri iyi raporo biyikubiyemo byose irabyigarama. Mu kwezi kwa Kanama hatangiye kumvikana ibiganiro byo kwangisha abandi banyarwanda kurwanya abatutsi binyuze kuri radio RTLM, radio televiziyo Libre ndayibagiwe. Tariki ya 4 Kanama mu gihe RPA na guverinoma y'u Rwanda byasabwaga kubahiriza imyanzuro yari ikubiye mu masezerano yarusha, guverinoma yakomeje gutoza imitwe yakoze jenoside irimo interahamwe muza migambi ndetse n'abandi bambari bagombaga gukora ubwicanyi. Tariki ya 28 Ukuboza batayo ya 3 y'ingabo za RPA yageze i Kigali muri CND hari mu rwego rwo gushinga guverinoma y'inzibacyuho yari yaremejwe n'amasezerano yarusha. Mu mwaka w'1994 ku itariki ya 6 Mata i Dar es Salaam habereye inama y'akarere ndetse ni nabwo indege yari itwaye Perezida Habyarimana yahise ihanurwa saa 2:30 z'ijoro ubwo yagarukaga i Kigali agiye kugera ku kibuga cy'indege cy'i Kanombe. Ku itariki ya 7 Mata habaye iyicwa rya Minisitiri w'Intebe Uwiringiyimana Gatani n'ingabo 10 zabirigi zamurindaga hishwe kandi n'abaminisitiri batandukanye n'abandi bo ku ruhande rutavuga rumwe n'ubutegetsi bwariho ubwo jenoside yahitaga itangira i Butare, i Gitarama na Murambi ya Byumba. Ku itariki ya 8 Mata ingabo za RPA zafashe umugambi wo gutera Kigali ndetse no guhagarika jenoside mu maguru mashya. Tariki ya 14 Mata Ububirigi bwategetse huti ingabo zabwo kuva mu Rwanda no mu ngabo za Loni ku buryo kugeza ku ya 20 wa nyuma yaramaze kuva mu Rwanda. Ku itariki ya 18 Mata RPA yarashe RTLM kubwikwirakwiza ry'umwuka mubi urwango mu banyarwanda. Ku itariki ya 19 Mata i Butare aho Perezida Sindikubwabo avuka yatanze imbwirwaruhame ishishikariza abaturage guhaguruka no kwica abatutsi badatinze. Umuntu utarushyigikiye uwo mugambi nawe yahise atangira guhigwa bukware ndetse akanitwa. Ku itariki ya 21 Mata RPA yabohoye Byumba. Ku itariki ya 21 n'iya 22 Mata akanama ka Loni gashinzwe umutekano mu mwanzuro w'1912 kategetse ingabo zayo kuva mu Rwanda hasigara ingabo 270 gusa. Ku itariki ya 30 Mata RPA yagenzuraga umupaka wa Rusumo uherereye ku mupaka wa Tanzania. Ku itariki 16 Gicurasi RPA yafunze umuhanda Gitarama Kigali. Ku itariki 22 Gicurasi RPA yafashe ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali n'ikigo cya gisirikare cy'i Kanombe. Ku itariki ya 29 Gicurasi RPA yafashe umujyi wa Nyanza. Ku itariki ya 2 Kamena RPA yabohoye Kabgayi. Ku itariki ya 13 Kamena RPA umujyi wa Gitarama
yafashe umujyi wa Gitarama aho guverinoma y'inzibacyuho yakoreraga, ariko ko iyo yari yarekeje ku Gisenyi ku itariki ya 10 Kamena. Ku itariki ya 21 Kamena ku mwanzuro wa Loni wa 1929 ingabo za mbere z'Abafaransa zageze ku mipaka y'u Rwanda na Zaire mu rwego rwa Operation Turquoise. Ku itariki ya 28 i Geneve Loni yashyize ahagaragara raporo yemeza ko mu Rwanda harimo kuba jenoside ikorerwa Abatutsi. Ku itariki ya 4 Nyakanga RPA yabohoye umujyi wa Kigali nyuma yo kubohora Butare. Ku ya 3 guverinoma yari iriho yahise yerekeza mu buhungiro muri Zaire. Ku itariki ya 14 Nyakanga RPA yabohoye umujyi wa Ruhengeri. Ku itariki ya 17 Nyakanga RPA yabohoye umujyi wa Gisenyi. Ku itariki ya 19 Nyakanga nibwo hashinzwe guverinoma y'ubumwe bw'Abanyarwanda nihagarikwa ku mugaragaro rya jenoside. Kuri izo tariki urusaku rw'amasasu rwarahagaze mu mujyi wa Kigali. Iki kiba ikimenyetso cyo guhagarikwa kwa jenoside yari irimo ikorerwa Abatutsi, aho ingabo za RPA zabashije guhashya ingabo zari za FAR ndetse n'intera hamwe muri rusange, benshi bakahita bahungira muri Zaire. Icyo gihe ubu yahindutse Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngaya matariki agiye atandukanye yabayeho ibintu bigiye bitandukanye mu rugamba rwo kubohora igihugu kuva ku itariki ya 1 z'Ukwakira umwaka wa 1990 kugeza ku itariki ya 17 Nyakanga umwaka wa 1994 ubwo hahagarikwaga jenoside yari irimo ikorerwa Abatutsi. Reka mbwira ati kora subscribe nanga uzajya ibintu utasanga handi. Nitwe wambere ku updating, nitwe wambere kugeza amakuru. Ibyo ngibyo ugomba kubimenya. Naho ngereka mbifuriza ibihe byiza, mukomeze muhahe muro.